Bakunzi bakadasohoka ba Kirenga 28, nishimiye kubasuhuza mbifuriza umwaka mushya muhire. Bakunzi ba filime, nshaka kujya mbategura ibiganiro bitandukanye, niyo mpamvu uyu munsi nagiye mu ruzinduko nagiriye kuri Viva Motel kugira ngo turebe niyihe mirimo ngiro ihakorerwa. Nakiriwe neza n'umukobwa mwiza w'inzobe ikeye rwose washokoje uruhanika, agiye kuntembereza iki kigo cyabo turebe imirimo ihakorerwa. Tugeze kuri kontwari aho bakirira abakiriya abaje babagana. Abanje kunyikira akanyota, nibyo rwose nereje ka peti mitsingi. Ndabona rwose tugeze ku nyubako nziza, twinjiyemo imbere. Iyi ni maison de passage, inzu y'abageni ifite salo nziza, sale à manger rwose imeze neza, iri ku rwego rushimishije. Ndabona intebe nziza zo muri sale à manger. Tugeze mu cyumba cy'abageni. Iki ni icyumba cy'umugeni na marene, kimwe gisaswa n'umugeni ku munsi w'ubukwe. Icyumba rwose cyiza gifite ubwiherero buri ku rwego rushimishije, ifite isuku rwose imeze neza. Dusohotsemo twinjiye mu bindi byumba by'abakobwa bambariye umugeni. Nibyo rwose ni inzu yujuje ibyangombwa byose. Ikigaragara cyo ifite ibyumba bibiri byegeranye. Tugeze muri salo, tugarutse muri salo rwose imeze neza, iteguye neza. Turasohotse, inzu ifite ubusitani bumeze neza. Ndi kubona tugeze mu bindi byumba, ubukwe abantu benshi batandukanye, kandi iyi nyubako yubatse ku muhanda munini uva mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Bari kuntembereza mu macumbi rwose asanzwe y'abandi baza bahagana. Amashambure meza cyane, amashambure meza cyane afite ibitanda bibiri. Nibyo rwose buri gitanda gifite dushe na tuwarete byihariye. Nibyo rwose ni ahantu heza rwose umuntu wese yakenera kuruhukira. Bafite n'andi mashambure menshi biraboneka, ni ikigo kinini. Iyi ni sitoke y'amahema y'intebe, n'undi wese wakenera ubukwe, ufite nk'ubukwe n'abashyitsi cyangwa n'ibindi birori bindi yabagana. Tugeze mu gikoni cyiza cyane giteguye neza, kiri ku rwego rwo hejuru. Nibyo dukomereje mu busitani bwose, ubusitani bufite ibiti by'amoko yose, amoko atandukanye, indabo utapfa gusanga ahandi. Ifite podiyumu nziza cyane rwose bategura ukagira ngo ni muri Edeni. Nyuma yaho rero yuko tumaze gutembera iki kigo, tugiye kwakira noneho rwiyemezamirimo nyiraho. Kirenga Pascal, nkaba narafunguye YouTube channel yita Kirenga 28, ariko intego zayo za mbere zari zigambiriye gushishikariza abantu kwiga ubumenyi ngiro no kugaragaza akamaro k'ubumenyi ngiro. Ni nayo mpamvu natangije filime nise Turenga Imbibi. Muri filime nise Turenga Imbibi nashakaga kugaragaza ko umutekinisiye, umuntu wese ufite umwuga w'ubumenyi ngiro runaka azi, ntagira umupaka. Ahantu hose ageze ntibimusaba kwandika ibaruwa isaba akazi. Hari amabaruwa tujya twumva bakubwira ngo ugomba kuba uri umunyarwanda, kuba wujuje ibi, kuba wujuje ibi. Umutekinisiye wasabwa kuba azi icyo kintu, kugikora kandi neza. Muri episode yanjye ya 3 rero, muri filime nise Turenga Imbibi, ngaragariza abantu akamaro k'ubumenyi ngiro, nageze ku bijyanye n'igikoni, akamaro ko guteka, uburyo ushobora gukora igikoni, uburyo ushobora kuba umutetsi w'umwuga. Abatarayikurikira muzayirebe kuri YouTube yanjye, kuri channel yanjye Kirenga 28.
ni episode yayo ya gatatu ya Turenga Imbibi, aho nagaragaje umwana wize guteka, uburyo yakiriye abashyitsi baje kwa senateri. Mu bashyitsi baje kwa senateri harimo umunyamahanga wamwishimiye, amusaba kujya kumuyoborera hoteli mu gihugu cya Australia. Nyuma naje gutangara ngeze hano, ndavuga nti ariko hano muri Viva Motel byanze bikunze bafite uko bakira abantu. Shaka kuganira nawe, ndabyifuza, ngira amahirwe mu mpakariho, Imana ibaha umugisha, kuko mfite gahunda yo gusura ibigo bitandukanye, amagaraje, inganda, amatoriye, amahoteli, kugaragariza abantu akamaro k'ubumenyi ngiro. Ibigo by'amashuri yigisha imyuga, ese abize ya myuga ibamarira iki? Nkawe watangiye ute ibijyanye no guteka, igikoni, kugeza ubwo ushinga moteri, bare, resitora, moteri, watangiye ute rwose imirimo y'igikoni? Ese uyikora uyikunze? Ese ikumarira iki? Murakoze cyane, murakoze kuba namwe mwemeye ko tuganira. Ngewe nitwa Mukamutara Marita, nkaba ndi umumama w'abana 5, nabo bamaze gukura, ariko uyu murimo wo guteka ahari njye navuga ko ari impano Imana yampaye, kuko kuva nkiri na muto nakundaga imirimo yo kwakira abantu. Ubwo rero naje gukura ndiga, ngira amashuri, ndangiza na kaminuza, nakoze mu bigo bitandukanye, nkorera leta, nakoreye ama ONG, ariko muri jye nkumva nahari ntazapfa ntakoze iyo mpano Imana yampaye. Hanyuma rero Imana yarabikoze koko, kubera ko nanjye ndabikunda cyane. Naje gutangira gutekera abantu, nkora akaresitora gatoya cyane, ntangiye ngakodesha, natangiye nkodesha akazu gato cyane, hanyuma ngakora neza. Hashize iminsi mbona abantu bamwe baraza bansanga, nkumva abantu baravuga ngo uriya mumama ateka neza, gira isuku. Muri karagiteri zanjye nkunda isuku cyane, nkunda isuku kandi nkakunda no kwakira abantu. Ubwo rero uwo murimo nawutangiriye mu ntara y'Amajyaruguru, aha mu karere ka Gakenke. N'ubu ngubu ndahakorera, ni naho nkorera. Aha ngaha ho hitwa muri Doxa Restaurant. Doxa iri haruguru y'umuhanda. Aha negereye akarere, nkorera. Ndahazi. Iyo ni moteri nashinze, Imana ibimperamo umugisha, kubera ko natangiye no kuhubaka. Natangiye kuhubaka kuva muri 2011, nibwo natangiye kuhubaka. Ubu narakodeshaga, ariko mbona yuko bishoboka yuko nshobora no kubaka bigakunda. Nuko natangiye rero, ntangira mfite resitora, nari mfite igikoni kinini cyane cyiza kandi kiri moderne. Mpafite amasari 2 nakiriramo abantu, bakoreramo amahugurwa, haberamo n'ubukwe. Noneho mbona abantu barimo baraza basanga, kandi koko nkashyiramo imbaraga kugira ngo umurimo wanjye unoge. Nicyo nari naharaniraga. Ubwo rero maze kunoza umurimo mu Gakenke, nahise numva ko na hano muri Ngoma, cyane yuko ari naho mvuka, ni naho mfite urugo rwanjye rukuru. Aha ngaha ubona ni rwo rugo rwanjye. Nakoreraga no mu Gakenke ntaha hano. Hanyuma nyuma yaho naje kugira ibyago, mpfusha umutware wanjye. Hanyuma mbona ko ntahareka gusa ngo hamere gutya, ahubwo ndavuga ngo reka nagure. Imirimo nkorera mu Gakenke nyizane no muri Ngoma. Mu Gakenke niho nashatse, hanyuma Ngoma niho navukiye. Aho hantu hombi rero ndahakunda, nkunda aho nashatse, ngakunda naho navukiye. Ndahakunda, ariko igihugu cyose ndagikunda kuko ni icyanjye, ariko aho hantu hombi ndahakunda kandi nkumva kuko nahashyira imbaraga. Nuko rero mubona nabwo naraje naho mpashinga moteri, ufite ibyangombwa byose. Aha hantu mpafite maison de passage, muraza kuyibona, ahantu ushobora kwakirira abashyitsi, abageni. Mfite tere nini aho shyiraho amatente tugakora ubukwe.
mfite igikoni kinini cyane, tugateka neza nta kibazo, tukakira abashyitsi benshi cyane kandi bakagubwa neza. Mfite n'aho hari amashambure abantu bashobora kuruhukiramo, cyangwa se igihe cy'amakwe abantu baje bukira bakabona aho barara, cyane yuko iyi maison de passage y'abageni baba banaje nk'iwabo w'umukobwa bakahamara iminsi bitegura kugira ngo ubukwe bugende neza, bakabona aho barara iwabo, papa babo na ba mama, mbese ruba ari urugo rw'umugeni. nta guciye mu byo uvuga se, mu by'ukuri byose fondasiyo ni kwa gukunda umwuga wawe w'ubutetsi cyane. wavuga iki ku basuzugura abantu bakora imirimo y'igikoni babita amazina amwe n'amwe abatesha agaciro, ngo nababonye ndetse ukumva umwana wawe ntiyajya kubyiga? wavuga iki ku bantu basuzugura umurimo wo guteka? abo ntabwo navuga ngo nabavugaho iki, ahubwo ni imyumvire mike cyangwa se no kutamenya. Umwuga wose uguha ukubeshejeho ugomba kuwuha agaciro. Ikindi ni uko batabizi, umwuga wo guteka ni umwuga mwiza cyane kandi umwuga udashobora kugupfira ubusa, kuko buri wese mu buzima bwacu nta muntu utarya, nta n'uwo udakeneye kurya. Aho ugera hose inzara ikakurya ushaka kurya kandi ugomba kurya. Iyo ugize amahirwe rero ukabona umuntu ukwakira, akakwakira neza, akagutekera ibiryo biryoshye, akagutekera ibiryo bifite isuku, ukarya ukanezerwa, nta mpamvu utabyishimira. Nawe rero njyewe iyo mbikoze mba numva meze neza cyane, ntabwo nasuzugura uwo murimo, kuko umurimo wo guteka ko tunawiga se mu mashuri. Njyewe nize normal technique, ndi umudeseti, nize guteka, ariko ngenda ngerageza guhindura uko n'isi igenda izamuka, nanjye nkahindura nkavuga ngo mbese muri iki gihe abantu bakunda iki. wambwiye uti natangiye mfite akaresitora nkodesha, ndubaka ngera ku rwego rwa moteri. ese ubona icyerekezo kigana he? ugereranyije urabona ari ukugana kuri hoteli? mba mfite ibitekerezo byinshi, mba numva nzubaka na etaje, nkubaka amashambure menshi, kubera ko abantu bajya bakunda, nk'ubu mu karere ko nkoreramo cyane ka Gakenke, usanga ahantu abantu biyakirira aho barara heza ari hakeya kandi ari na hato. Mu gitekerezo cyanjye rero numva nibishobokera, ariko bizanashoboka kuko nta kidashoboka, kuko numva ndiyizeye, nzi gukora kandi ndabikunda, kandi mfite n'uburyo bwo kuba nabikora. Numva rero nzagera kuko nakubaka etaje kugira ngo abantu bajye babona aho barara, nongere nubake sale nini, kuko sale mfite ubu ni nto, yatangiye kumbana ntoya, kuko mbona abantu benshi baza bansanga nkabona amasare ari kumbana matoya. Nkumva rero mu gitekerezo cyanjye nshaka kwagura, nkubaka sale, nkubaka etaje, ngashyiramo amashambure, ngashyiramo ibyangombwa byose bishobora gutuma n'abo hanze bakure baza bakumva yuko aho hantu ari heza kandi ari mu karere. Abantu ntibavuge ngo turi mu karere, ngo ntabwo dufite ahantu heza, ngo abantu baza, hari ubwo abantu bajya baza bakavuga ngo ariko se buriya mu Gakenke ngo hari n'ahantu ngo abazungu barara n'ibiki. Ibyo rero numva njyewe muri jye ngomba kuzabona yuko aho ngaho batazajya barenga ngo bajye Musanze kandi mu Gakenke hahari. Numva rero ariyo visiyo yanjye, kandi nsaba Imana ngo izabingezeho. hano muri Ngoma rero nabonye ufite maison de passage aho abageni baba, ushobora kwakirira umugeni akahakorera ukwezi kwa buki, niba kujuje ibyangombwa rwose nayasuye ndareba. Ariko buriya umunyamakuru Kenisi ndamukunda kuri TV1, hari amakuru ajya avuga ati aya ni amakuru y'abamotari. nanjye rero nawe w'umumotari, uriya makuru y'abamotari nubwo abivuga kuriya, ariko ni amakuru aba yizewe ariko adafite isoko yizewe y'aho yayakuye. hari ka ebyiri nahuye nazo kera nkiri umumotari, ndavuga nti ariko kuki abashoramari aha hantu badashyirayo akaboko, na leta nayo ubwayo ishatse yashyirayo akaboko.
mu kubungabunga umuryango kera umuntu yahukaniraga kwa sebukwe akahukanira iwabo, none uyu munsi akenshi iterambere ryaraje, abagore bahawe uburinganire kugeza ubwo wumva ko kwahukana ari ukwahukanira kuri RIB, kuri polisi, bigenze bitya. Noneho rimwe na rimwe ugasanga nta bwinyagamburiro bugihari, ugasanga ni bimwe mu bintu nabyo biri guha ingufu isenyuka ry'imiryango mu gihugu, kuko niba aho kugira ngo ugire aho wikinga bajya bavuga ngo ntazibana zidakomanyije amahembe, abantu bagiranye ibibazo byashoboraga gukemuka nko mu minsi 2, ariko nahungira kuri polisi ati nyamuna bigenze bitya, polisi yizaza gutabara ijyana amabuso, wa undi noneho wazavayo mu mutwe we harimo ibindi naje gusanga. Ndaguha nk'urugero, nigeze gutwara umugabo ajyanye inkongoro y'umwana, umugore we yahukaniye kuri hoteli. Noneho umugabo isindwe rishize ati sheri ibi niba ati umwana wanjye ati ndamufite, ati se aranywa amata gute, ati nzanira inkongoro. Namutwaye kuri moto ngenda numva uburyo arimo amusaba imbabazi atakamba ati wambabariye, nubwo ati nzanira inkongoro y'uwo umusekirite arayimpa. Nyuma yaho naje kwakira undi mugabo wari inshuti yanjye yagiranye ibibazo n'umugore, noneho nk'umukirisitu atinya no kuba yakahukanira muri hoteli cyangwa muri rogi. Aravuga ati arampamagara kirenga uriye, ndamubwira ngwino ufate. Njya kumufata mushyira iwanjye, ngira ngo yamaze nk'iminsi 4, mushakira geto, noneho ajya yakodesha. Avuga nti nta kuntu mwazubaka ikigo kimeze nk'ubuhungiro cyangwa se nk'ahantu imiryango yagiranye amakimbirane. Urabona hari igihe umwe aba ari umuganga nka hano Ngoma, ariko avuka Ikirehe cyangwa avuka mu Gakenke nk'uko wavugaga. Nahunga umugabo ntari buhungire iwabo ngata akazi yakoraga. Ni ngombwa ko yakaba yagira ahantu aba yihengetse, noneho wenda abahuza mu miryango bakaba bagira ukuntu bunga ya miryango, ariko hatabayeho kwirukankira mu mategeko buri gihe uko bibaye ngombwa ngo mu mategeko. Jewe ni igitekerezo natangaga, nta kuntu wazubaka nk'amacumbi kavuga uti ni icumbi. Urabona abaza muri hoteli, abaza muri moteri baba ari abantu rimwe na rimwe bazanywe n'ibirori, imyidagaduro, cyangwa se bari ku rugendo runaka, ariko hari umuntu ugize itunguranye. Buriya ahangaha kuri Viva njya gutekereza gushyira iyi moteri hano, byari biri mu bintu byo kugira ngo abantu bazajye baza baruhuke. Niba wumva unaniwe mu mutwe kuko ni ahantu hari karume, urabibona hitaruye n'umujyi, ni ahantu hatuje, ni hagari, nta rusaku ruhari, ntaki. Ni ukuvuga ngo uje ukaruhuka waruhuka. Hari n'abantu benshi rwose bajya banampamagara bati ko twumva turushye, ntabwo waduha ahantu twaruhukira. Hari ukuntu abantu bajya bumva yuko wenda iyo bise ngo mu mashambure wenda ngo ni ibintu hakorerwa ibintu bibi, cyangwa se ahantu baza kwidagadurira. Ariko mu gitekerezo cyanjye ngewe ntabwo ari icyo ngicyo nashakaga yuko ayo mashambure n'iyo nzu nini ubona maison de passage haba ahantu ho kuruhukira. Yewe hari n'ubwo njye nkunda gusenga cyane, ni umukatolike, nkunda gusenga, nkunda no kwiherera. N'ubu ngubu muri iyi nzu harimo shapeli, turaza n'iyo uje wumva ufite kuruhuka, wumva unaniwe, uraryama ukabyuka nkakubwira ni urarya, tukavugana amasaha turi bukwakirire yo kurya cyangwa yo kunywa. Waba ushaka no gusenga ukavuga uti ndashaka kujya kwisengera, ukajya muri shapeli ukaruhuka ugasenga, warangiza ukagaruka ukiryamira. Njye nicyo nari narahageneye. Gusa ni uko abantu wenda hari ubwo batekereza ibindi, ariko ndakubwira ko muri iyi Viva ho nta nubwo tujya twakira abantu baza kuhakorera ibintu bibi. Ntago ubundi simbyemera. Ariko abageni iyo baje turabakira, umugore n'umugabo iyo baje turabakira. Hari abantu bajya bambaza ngo mbese ngubwirwa n'iki niba ari umugore wanjye, ariko urabona ndi mukuru nzi ubwenge, nta kuntu waba uri kumwe n'umugore wawe bwite ngo muzabiyoberwe. Sinzi wenda gucengera cyane ngo mbe navuga ngo ndabizi nabimenya nagera gute, ariko
mu cyifuzo cyanjye n'uburyo aha hantu numvise nahubakiye numvaga ari ukugira ngo njye nakira abantu baruhuka, abantu baza bakaganira, abantu baza baje gukora akazi kabo batuje bakagakora, ugafata hari ukaba wajya na hariya ugafata kompiyuta ugakora utuje, hanyuma nshyiraho na hariya ku ka kontwari, umuntu nimba ari aha ngaha yaje kuruhuka ntahaburire icyo arya, ntahaburire icyo anywa, dufite igikoni aratubwira ati dutekera iki tukagikora, ese ndashaka fanta ukayibona, washaka amazi ukayabona, ariko ntabwo mba nshaka ya rwaserera nyine yo mu kabari, oya ntabwo nta n'ibyo nkeneye, yewe nkeneye kwakira abantu batuje, abantu bashaka kwiruhukira, abantu bashaka kwiganirira, nta kindi kibazanye, ni uko nguko nari nageneye aha ngaha. urakoze cyane, ni ukuri turishimye, ariko nakagaruka utaha tuzagusura nawe mu Gakenke, utwereke ibikorwa urimo hakora, utuganirize, utwereke akamaro, mbese mu bijyanye n'imyuga, kuko njye niyemeje guteza imbere imyuga y'ubumenyingiro. Hano iyo ukeneye umukozi wo mu gikoni, ufite mucoma wabyize, ku buryo nk'umuntu wize guteka, wize gucoma, ubasha kumuha akazi ukurikije ubumenyi afite. Ibijyanye n'abaseriveri, uzi guha uha akazi abantu babyize, bashoboye, bazi kwakira na yombi uwaje abagana, kuko dukeneye ko u Rwanda rugendwa kandi uwarugenze akishimira kuzarugarukamo bitewe n'uburyo yakiriwe neza. Niyo mpamvu dushaka ko umuntu wese, jyewe mu byifuzo byanjye nifuza ko umuntu wese yakabaye akora icyo yize azi kandi neza, kugira ngo akinoze neza. Waba nawe uri umwe mu bagira uruhare mu gutanga akazi ku bantu bize umwuga wo guteka, cyane rwose, urabyikorera wowe wenyine? oya, icyo ngamije ahubwo ni uguteza imbere urubyiruko. Njyewe nkorana cyane cyane na PSF, kuko mba muri PSF, hari urugaga rw'abikorera, dufite abantu dukorana n'ibigo by'amashuri byigisha abo bana, hari n'ubwo baza bakatubwira bati turagira ngo dukorane, tugirane imikoranire, iyo ushaka umukozi urabahamagara ukabandikira, ukababwira umukozi wifuza, niba ari umukobwa umeze gutya, ufite ubumenyi kandi ufite umutima nawe wumva wifuza, kugira ngo azakwakirire abantu neza. Ibyo rero ntabwo turarambagiza kandi tugakorana n'ibigo bibishinzwe. Nk'ubu mfite abakozi bagera ku 8 muri Gakenke, aha ngaha mpafite abakozi 6, hari abashinzwe isuku, hari abashinzwe amashambure n'inzu de passage, hari ushinzwe muri bare aho ariya nyine kwakira abantu, hari ushinzwe kureba byose ariwe manager. Abo bose rero ni abakozi, kandi abakozi b'urubyiruko, iyo nkoresha urubyiruko, kandi nanjye ndi umubyeyi, nshyiraho n'agatsure k'umubyeyi. Abantu bamenyereye ko abantu bakora mu mahoteli nk'uku baba ari abantu b'indaya, abantu b'ibirara, ukaba wanabwira n'umubyeyi ati njyewe nk'umwana mujyane kumukoresha, ugasanga agize ikibazo ati aho hantu, ariko njyewe niyo mpamagaye umubyeyi nkubwira nti umwana wawe aba azi neza yuko umwana we ashinganywe, nanjye mbafata nk'uko ari abanjye, ntabwo yakora ibibi ngo ni uko yakira abantu, nanjye ndanabigisha. Ahubwo ubu njyewe mfite gahunda yo kuzashyiraho ishuri ry'abana biga guteka, nkabigisha guteka, kandi nkazajya mbashakira n'akazi nabo nanjye nkakabaha, nanabigisha, kuko sinabigisha guteka gusa, nanabigisha n'imibereho myiza n'uburyo bagomba kwitwara nk'abakobwa cyangwa se abahungu, kandi ngiye nkoresha abakobwa n'abahungu, uburyo umukobwa yitwara iyo yakira umukiriya,
mu mahoteli bakunda guhura n'ibyo bibazo kuko hinjira abantu b'ingeri zose, abaza baje gushaka kureba abakobwa barimo, nka hariya bajya bambwira ngo ariko ngo wowe wajya ushaka abakobwa babandi beza ngo bambare utuntu tw'utumini, ngo bambare udupfu, ndavuga nti ariko aha ngaha iyo umuntu aje kunywa ntabwo aba aje kunywa umukobwa, aba aje kunywa byeri cyangwa bya fanta ye, aba aje kurya, ntabwo aba aje kurya umukobwa. Gusa wowe urebe uko uburyo yakwakiriye nabi se, yagusuzuguye se, niba ari ibyo gutereta hari aho bateretera, niba umubonye mu kabari ukaba wumva umukunze, aho bamushakira wahamya. Ushobora no kumbaza uti uyu mukobwa se namurambagiza gute, nkakurangira n'iwabo, ariko atari ukuza gupfa kuyora. Ibyo rero ni ibintu numva bimbamo, numva imirimo nigenda neza nzashyiraho n'ishuri ryo kwigisha abana kugira ngo mbigishe guteka, mbigishe kwakira abantu, mbigishe nibiba ngombwa banabone n'impamyabumenyi, kandi basohoka ari abakobwa beza ku buryo bafite uburere, bafite ubupfura, kandi batari muri ubwo buryo, bakaza ari akazi kabazanye kuko ni umushahara, barahembwa. Ubu hari n'uhembwa kuruta uhembwa mu biro, ariko akanamenya no guha agaciro akazi afite kuko niko kamutunze. Ntabwo rero yazanywe no kugira ngo abe ikirara cyangwa ajye kuba umwomanzi, ahubwo yaje aje gukora kugira ngo akazi kamuhe amafaranga, kanamutunge, kamuzamutungire n'umuryango. Ntabwo rero akazi ko guteka ari akazi kabi, ni akazi keza cyane kandi akazi kagira amafaranga. Urakoze cyane. Utanze inkunga ikomeye ku kiganiro Turenga Imbibi. Ni ikiganiro kizajya kinyura kuri channel kirenga 28 cyunganira filime ziriho. Hariho filime nise Turenga Imbibi nk'uko natangiye mbivuga, gushaka kwereka isi muri rusange. Urabona kuri logo yanjye hano hariho igishushanyo, urabona hariho urukwavu n'intare. Muri iyi si y'insazi kuyibaho bisaba kugira ubwenge nk'agakwavu cyangwa ukagira imbaraga nk'iz'intare. Bigusaba gukoresha ubwenge nk'agakwavu cyangwa ugakoresha ubwenge cyangwa ugakoresha imbaraga nk'iz'intare kugira ngo ubashe kubaho kuri iyi si y'insazi. Umunyabwenge akeneye umunyembaraga ngo amukorere, umunyembaraga nawe akeneye umunyabwenge ngo amutekerereze icyo gukora. Niyo mpamvu ibintu ni ukuzuzanya. Uru rero ni urugamba natangiye, ni inzira ndende natangiye, kandi Imana izayishyigikiramo, namwe muzagenda mubishyigikiramo. N'undi wese uzagenda ukurikira iki kiganiro tugiranye, nizera ko akuyemo isomo ry'uko nta mwuga n'umwe usuzuguritse. Wa mwuga watangiriye ku karesitora ukodesha, wakugejeje kuri moteri, ukugeza ku ebyiri. Urumva ko rwose Imana ikwagure, nta kindi nakwifuriza, kandi n'umutima wa kibyeyi ufite Imana ikomeze kuwumurikira. Umwuka wera kumanukire, roho y'Imana kugenderere, akomeza kwagure mu ntekerezo, akwagure mu bikorwa, kugira ngo urusheho gufasha isi gusiga ari nziza kuruta uko wayisanze. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murakoze namwe.